Minisiteri y'Ubuhinzi n'Ubworozi yo yasabye abikorera gushora imari mu bikorwa byo kuhira kugira ngo bunganire gahunda zisanzwe ziriho zo kuhira no mu gihe cy'impeshyi babashe guhinga. Ese kubera iki bari kubisaba? Mugenzi wacu Jean Claude Muteyezu arakomeza. Mu duce tunyuranye tw'igihugu izuba ryamaze gucana uhereye mu mpera za Gicurasi na Kamena. Hari imyaka myinshi yari itarera cyane cyane nk'ibigori nk'uko abahinzi bo mu murenge wa Nyagisozi w'akarere ka Nyanza babivuga. Impungenge twarazigize nyine y'izuba ryavuye cyane, ibigori ntabwo byera neza. Iyo byeze neza byabonye imvura nziza kuramo nk'imifuka 2 y'ibigori. Imvura nyine yagiye kare gutya, niyo bije biza nta nete bifite utunete dukeya ntibigira umusaruro uhagije. Uburyo twayakoresha tudafite nk'iyi moteri nta buryo twayakoresha, kereka begereye cyane amazi bakajya bavomereza za rozwari nibyo twakoreshaga. Hari bamwe mu bahinzi bagobotswe muri iyi minsi y'igihe cy'impeshyi begerezwa imashini zuhira kugira ngo ziramire imyaka bari bahinze by'umwihariko mu bishanga. Akanyamuneza ni kose kuko batashidikanyaga ku bihombo bari kuzagira iyo batagira imashini zuhira. Aya mazi agiye kudufasha ku buryo bukomeye kuko cyane ko n'umuhinzi nta kintu yatanze yarariyo yaduteye inkunga ku buntu. Tuzabona nka toni nkenye ariko dushobora kuzabona 6. Ibintu twabiha agaciro karenze, twajyaga tubyumva mu by'ukuri, tubyumva ku makuru aho abandi bavomerera imyaka, ariko twabonye ari iby'agaciro ku buryo natwe twabikumbuye, twifuza ko n'ubutaha natwe twashyiramo umusanzu wacu. Impungenge twari dufite za mbere ngizi, igihe cy'ihinga iyo kigeze hari igihe tubura amazi, ariko ubu yaradufashije ibintu byiza pe, dukoreje kutuvomera ibigori, umusaruro ugiye kwiyongera rwose. Twayakena ahubwo bibaye na byiza twajya duhinga igihe cyose no mu mpeshyi tugahingamo n'imboga, tukajya imyaka ivamo hasubiramo indi. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'ikigo gishinzwe kwegereza abahinzi ibikoresho byo kongera umusaruro Yala Ishimwe Emmanuel avuga ko muri iki gihe abahinzi bakwiye kwibuka ko umusaruro utagomba kubacika, nyamara hari uburyo bwo kubungabunga bakoresheje gahunda zo kuhira. Nuko ubutaka bwose bushoboka bwahingwa, kuko aho twabona amazi make yuko yabangana kose izi mashini zacu zirahagera uko haba hateye kose. Rero icyo tubasaba ni ukubanza guhinga ubutaka bwose, ubundi bakadusaba ngo nimuze muduha amazi imyaka yacu twahinze yere. Ibikoresho birahari, turimo gukorana na Minagri, turakorana na RAB ndetse n'abahinzi ku giti cyabo kugira ngo ibyo bikoresho bihaboneke, ntihazagire umuhinzi utaka yuko imyaka yangijwe n'izuba kandi amazi ndetse n'ibi bikoresho byacu bihari ku bwinshi. Minisitiri w'Ubuhinzi n'Ubworozi Dr. Ildefonse Musafiri asanga nubwo hari intambwe yatewe mu kongera ubuso bwuhirwa, ngo bikwiye ko ibikorwa nk'ibi bidaharirwa gusa leta kuko byatuma ubuso bwuhirwa burushaho kwiyongera. Gahunda kwa dufite umwaka uzana uko tubasha kuba twashyira ku buso bugera ku 102,000, aho tugeze ubu ngubu tweze ku 70, ariko nabyo ntabwo duhagaze kuko turifuza ko dukomeza, ndetse n'ubu ngubu hari imishinga myinshi irimo yubakwa igera hafi ku 7,000 twubaka za Kirehe, ahitwa Mahama ya mbere, ya kabiri, ya gatatu, ndetse no muri Bugesera ibindi bizajyaho za Rweru. So nuvuga ngo gahunda ya irrigation irakomeje, kandi ikibazo ikeneye ubushobozi, ikeneye amafaranga, uko amikoro agenda aboneka tugenda twongera. Ariko niyo izo nini zitabonetse, izo scheme nini za irrigation, hari n'ukuntu dukoresha kuyiha ku buso buto, aho dushikariza abahinzi kuba bagira amamashini yaciriritse, amapompe yaba yizuba kugira ngo ahegere hafi nko hegitari 2-3 hegere umugezi, umuntu abashe gupompa ku giti cye yuhira ubutaka bumukikije, so cyangwa yuhira ubutaka hingamo. Ibyo nabyo ni dushyiramo imbaraga. Iyo irrigation nini zitari zuzura twifashisha abo batoya, ariko tukaba tugira ngo tunashishikariza abanyarwanda tujye ku rwego rwo kubasha twabasha no kwishyura serivisi za irrigation. Haboneka abashoramari banini babasha kubaka za system za irrigation, cyangwa abafite bashagura amapompe ko bose ntibayabona, noneho bacuruze izo serivisi. Tugira ngo mu gihe cyiza abanyarwanda bamenye ko nibura irrigation igomba kuba serivisi itatangwa na leta gusa, ahubwo yatangwa n'abikorera. Niho dushaka kwerekeza. Mu gihembwe cy'ihinga se kubera izuba usanga kenshi abahinzi bibanda mu guhinga imyaka yera vuba, by'umwihariko ihingwa mu bishanga, kandi ariho byoroha kona uburyo bwo kuhira. Jean Claude Muteyezu, i Kigali.